imirimo izapimwa iyubatse kubikenyerisha no kwirindi yokokega ngo umurimo w'umuntu nugumaho ngo nyirawo azabona inyungu kandi ngo nusha azaba homze. Ibyo twakoze tuzabisangeyo bizace mu muriro byokoke ngaho da. Amenye uko yubakaga kuko ngo imirimo izapimwa iyubatse kubikenyerisha no kwirindi yokokega ngo umurimo w'umuntu nugumaho ngo nyirawo azabona inyungu kandi ngo nusha azaba homze. Ariko Imana idufashe ibyo twakoze tuzabisangeyo bizace mu muriro byokoke ngaho da. Haleluya, 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 haleluya. Turacyasigaje ibikorwa bingahe? Niba ari iminota 10 tuzindi 15. Hari ibikorwa dukora nka bitatu tuzubahiriza, hanyuma turaza gufungura igitaramo amasaha tuzaturangiriza utimugira ikibazo ariko tuze kubitambutsa abo batumeho tuyoboraza. Maisha katika dunia ni kama kupanda na kushuka, hapana katika mwili hakuna uharibifu. Ukitumikia Mwokozi tutapata thawabu mbinguni.
yetu